Nitwa Hemed Dushimumuremyi, nkaba ndi founder na CEO wa kampani yitwa Impano, kandi nkaba ndi umufatanyabikorwa na Aurora Wihaze. Tukaba duhuriye mu gikorwa guteza imbere ibikomoka ku matungo, tubitunganya tugeza ku baturage, ako twibanda cyane ku nyama z'ihene. Rero nyuma yo kureba akaga cyangwa se indwara inyama zatunganyijwe nabi zitera umuntu waziriye, nifuje nkanahitamo kwinjira muri ubu bucuruzi bw'inyama cyangwa se ibikomoka ku matungo. Nitwa Nsengimana Laurent, nkaba ari nge perezida wa koperative Twubaka Ubuzima ifite iyi busheri iri muri Centre ya Nyankora, Akagari ka Mukoyoyo, Umurenge wa Rwinkwavu. By'umwihariko akaba ari busheri igezweho y'akarere ka Kayonza, aho twagize amahirwe y'uko twajyaga tubagira inyama ahantu hatameze neza mu rutoki, ariko aho twagiye tugera ku iterambere twageze n'amahirwe yo kubona abaterankunga ba Aurora Wihaze badufasha kutugezaho ibikoresho bimwe na bimwe byari bikenewe kugira ngo tubashe gutunganya inyama no kuzigaburira abaturage zujuje ubuziranenge. Mbere ntarabona inyigisho z'abakorerabushake ba RICI, nasaga naho imyumvire yanjye iri hasi. Nari mfite izo nkoko nkagira n'ayo magi, ariko nkumva ko nge ntakwiye kubirya, nka bya bindi ngo wambaye ikirezi namenya ko kera. Nkabijyana mu isoko, nabijyana mu isoko ubwo nkumva ngiye kwibonera isabune, umunyu, bikarangira ngewe inkono yanjye nkumva ko ari ugufata ibishyimbo, ibitoki nkateka. Nkiyibagiza ko ifunguro rya buri munsi ryanjye nkwiye gushyiraho ibikomoka ku matungo. Ariko kugera uyu munsi byabaye nk'ihame, cyane cyane ngewe iyi kalendari niyo inyobora cyane. Aurora Wihaze turayizi, twabonye abantu batubura ko ari abakorerabushake ba RICI baje kutwigisha, yari umugabo n'umugore, batwigisha ku bijyanye no kurya indyo yuzuye kandi dukoresheje n'ibikomoka ku matungo magufi. Nk'izo hene iyo zibyaye, izo hene hari izo bafata bakaba bashyiraho mu muryango hazamo ikibazo, bakaba bafata imwe bakajyana ku isoko bagakemura ikibazo. Ni nayo mpamvu ubu pe abakorerabushake ba Aurora ufatanye na RICI dufite icyizere cyane gikomeye ko nihabaho ko Aurora Wihaze izaba itagihari, yaragiye wenda cyangwa yaragiye mu tundi turere, cyane ko batubwiye ko hari uturere batarageramo, baragiye mu tundi turere. Twebwe nk'umurenge wa Kabarondo abakorerabushake ndetse n'abandi bantu bahuguwe, twizeye neza ko amatsinda yacu azakomeza, kubera ko hari byinshi twakuyemo. Nk'ayo matungo twamaze kumenya korora, amwe agasigara mu rugo, twagira ikibazo ukikemurira ikibazo, ugakuramo ihene ukaba wajyana ku isoko ukariha umunyeshuri, ugafata inkoko imwe ukaba wayibagira abana bakayirya, cyangwa se indi wagira ikibazo ukayijyana ku isoko ukaba wagura ayo makaye y'umwana. Dufite icyizere gihagije 100% ko iyo miryango twahuguye izakomeza igakora. Twamanishimwe Monique, nkaba nuye mu mudugudu wa Gitwa, Akagari ka Gasumba, Umurenge wa Maraba, Akarere ka Huye, Intara y'Amajyepfo. Inkuru zijyanye n'ibikomoka ku matungo narazumvise, aho abatuye i Nyarurembo bari bazi yuko ibikomoka ku matungo ari inyama n'amagi gusa. Nanjye rero niko nari imeze, nari nzi yuko ibikomoka ku matungo ari inyama n'amagi, bityo bigatuma mu mafunguro yanjye nta bikomoka ku matungo bibonekamo. Ariko naje kwigira mu runana, numva yuko ibikomoka ku matungo atari inyama n'amagi nk'uko babivugaga, ahubwo harimo amata, harimo n'indagara. Nigiye ku runana bituma menya yuko ibikomoka ku matungo n'indagara zirimo. Ubu ngubu mu rugo sinjya ndya ibiryo bitarimwo indagara. Niyo mfite ibiceri 200 ndagenda nkaguriza 200, nkajya neka 5, ariko mu buryo zikaba zirimo. Mbona hari icyo byamariye, kubera yuko usanga mu rugo tutarwaragurika. Buriya benshi ntabwo bumva ko amagi ari igikomoka ku matungo. Ahari twumva ko inkoko atari itungo. Ariko kurikiye urunana naje kumva ko ibikomoka ku matungo atari inyama gusa. Kandi ubundi akenshi twebwe bo mu cyaro babakene, mbese ntabwo kugira ngo uzibone inyama z'ibihumbi 4 ntabwo biba byoroshye. Ariko igikomoka ku itungo cyose ni intungamubiri, harimo amagi n'ayo mata ndetse n'izo ndagara. Ariko mu by'ukuri indagara twarazihezaga, bitwumvaga ko ari igikomoka ku matungo. Ariko maje gukurikirana urunana, numvise ko indagara waba uri umukire waba uri umukene ziri mu bikomoka ku matungo.
zitakagombye no kubura mu ifunguro rya buri munsi.